ugomba kwitega mu gihe ugiye gushaka umugore. Nujya gushaka umugore hari ibintu icumi ugomba kubanza kuzirikana yuko ibyo bintu uko byenda kose bigomba kubaho, ukamenya mbega ukabyitegura mbere yuko bikubaho. Icya mbere uzitegura ibimara kubaho ni uko abagore buriya ntibapfa kubika ibanga. Nimuganira ikintu ejo ukacyumva nk'ahantu hanze ikintu kijya gusa na cya kindi, ntuzagire ngo ufite umugore ugira amagambo, ntuzagire ngo ufite umugore uzimura. Reka da, ntabwo ari umugore wawe wenyine, n'abandi bose niko bateye. Biriya hari ibanga babika rikomeye rwose rikaba ritamuvamo rwose, ariko nanone bya bintu bisanzwe biri aho ngaho biciriritse biri aho ngaho rwose, n'umubwira ikintu uzaba uzi ko azakibwira abandi kandi nawe ashobora kuba yabivuga atabitekerejeho. Rero buriya biragoye kuba yabika ibanga atari rya banga ryagucisha umutwe, ubundi biragoye kuba yabasha kubibika rya rindi rikomeye cyane, ariko rya banga ridakomeye cyane aho ni nk'ako kanya rwose kubivuga ni nk'ako kanya, kandi bose niko bamera, ntuzagire ngo nawe wenyine. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kwitega, icyo ngicyo cyari icya mbere. Icya kabiri ugomba kwitega ni uko muzicarana mu rugo icyumweru gishire nta kazi, nimuba muri kumwe mu rugo. Rero igihe cy'umugoroba kizagera, narangiza kwaka yo kujya guhaha, by'ukuri nakwaka yo kujya guhaha, ntuzatajya kuvuga ngo ariko se ngo uko ababona nicara mu rugo ngo ubu ngubu bazi yuko amafaranga nayakuye ngo abazi ko byagenze gute, utangire wirakaze, utangire witere hejuru. Buriya ni muyo mwa muri kumwe mu rugo, buriya abazi yuko ntakwiburira, abazi yuko nta mugabo ujya wiburira umugore abifata, nta mugabo ujya wiburira. Rero nubona bikoze uzamenye ko ariko kuba umugabo, uzamenye yuko ariko babifata. Rero ntuzitere hejuru, uzahige nyine aho uyakura, ariko numushaka ukaba muri kumwe aho ngaho uzaba uzi yuko igihe cyose azahora azi yuko ntakubura utabura n'amakeya. Ikindi cya gatatu ugomba kwitega, umugabo aricara akabara ati ejo nzabaho gutya n'ejo bundi na gutya, agahita apanga n'iby'ejo bundi gutyo. Wewe rero ibintu byo kuvuga ngo ejo tuzabaho gute, ejo bundi tubeho gute, ibyo bye ntibimureba. Wabaho uwo munsi, ibyo kumubwira iby'ejo hazaza ntuzapfe kubyinjiramo, ntuzapfe kubimuhatira, ntuzapfe kubimwumvisha, ahubwo uzabimutwaremo gake gake, umwumvishe iby'uko muzaba ejo. Bose ushobora kuba ufite amafaranga uvuga ati ejo bundi ndashaka kuzagura ibi n'ibi, ndashaka kuzagura iki kintu cyaduteza imbere, ndashaka kuzagura itungo, nyamara nimuba mwamaze iminsi mubitegura gutyo, ahita akubwira ati ndashaka inyama, ndashaka iki n'iki, kandi gihenze, kandi amafaranga arahari rwose tubikore. Mu by'ukuri ntuzagire ngo byende yabyirengagije, ntuzagire ngo yahindaguritse. Wabaho uno munsi, iby'ejo ntibimureba. Ibyo ngibyo ugomba kubimenya. Niba muri kumwe mu rugo murimo muganira, warangiza ukabona atangiye guhamagara, atangiye kujya kuri fone, atangiye kuvugisha inshuti n'abavandimwe, cyangwa se ukabona atangiye guhugira muri telefone, cyangwa ukabona atangiye kuyumvira nka radiyo, ukabona ntashaka kukumva cyane, mbega ukabona ahugiye mu tuntu twiwe. Buriya ntuzagire ngo ari kuguca amazi, ntuzagire ngo nibyo. Buriya hari benshi bagira ikibazo ntabashe kukivuga, ariko uzamenye ko muri iyo minsi utari kwitwara neza mu rugo, uzamenye ko muri iyo minsi ari inshingano utari kuzuza mu rugo, uzamenye ko muri iyo minsi uri kumukora ibintu bimubangamira. Rero ibyo ngibyo uzabyitegura, ubyitege yuko n'ibyo bintu nibibaho, ahubwo uzaharanire kumubaza ikintu utari kuzuza, inshingano utari kuzuza. Izo utari kuzuza hari igihe atinya kubikubwira kubera ukuntu akubaha, kubera n'ukuntu agukunda, ariko uzamenye yuko hari inshingano utari kuzuza mu rugo iwawe, uzamenye ko hari ibyo utari gukora. Nubona atagishaka kukuvugisha mu gihe urimo muganira gutyo uko nayigiye mu bindi, ibyo nabyo ugomba kubimenya. Icya gatanu kigezweho giteye gutya, ntuzigere ukora imibonano mpuzabitsina nawe ugamije kumwemeza, ahubwo ugiye ukora ugamije kumushimisha. Naho nujya kuvuga ngo ugiye kumwemeza, nta nubwo uzigera ubigeraho rwose. Ujye ubikora ugamije kumushimisha, ntuzakore imibonano ugamije kuvuga ngo ugiye ngo kumwemeza, ngo ngiye kwemeza umwana, ngo ibyo ngibyo ntabwo bizaguhira, kandi nta nubwo byaba byiza kuri we. Mujye mukora imibonano ugamije kumushimisha, cyane yuko ari nacyo bibereyeho. Ntuzigere utwarwa n'umunyenga w'urukundo rugo mu rugo rwawe uko byagenda kose,
ngo nurangiza wibagirwe ba bandi bagutangirije mu kubaka urugo, ngo wirengagize inama zabo. Buriya nabo ugomba kubumva, ugomba kugira igihe runaka ukaganira n'abantu bagukuriye, abantu bagutanze kubaka urugo, abantu bagutanze gushaka, ba bandi bafite abana nimba nta n'abantu uragira. Rero ushobora kuba uno munsi muri mu munyenga w'urukundo muryohewe cyane, ariko ejo bikazaba nabi, za nama babandi bakugiriye zikakugirira akamaro. Rero mu bintu byose ugomba gukora, ujye uharanira no kumenya n'abandi bagutangiriye, bakubanjirije kuri ibyo ngibyo urimo, uko babayeho n'uko bimeze. Mu by'ukuri za nama hari igihe kizagera zibashe kuba zakuyoboka, zibashe kuba zagira icyo zikumarira. Rero inama ya karindwi, hita uyitaho, niyo y'ingenzi cyane mu byo tumaze kuvuga byose. Iyi ngiyi irabihatse. Nujya gushaka umugore, uzabanze wite ku muryango wawe, uvuge ko uvarutse nawe, kubera ko nuramuka ushatse umugore ntabwo uzongera kwita ku muryango wawe, ahubwo uzisanga uri kwita ku muryango w'umugore. Nuramuka buriya abagabo hafi ya bose uzasanga bita ku miryango y'iwabo w'abagore kurenza uko bita ku miryango yabo. Rero nutabanza kwita ku muryango wawe, uzamenye ko nushaka umugore bizaba birangiye, uzamenye yuko nta kintu gifatika muzongera kuba mwakorana. Uzisanga uri no gutekereza ku muryango w'umugore cyane kurenza uko wita ku muryango wawe. Rero urasabwa kubanza kwita ku muryango wawe mbere y'ibindi byose. Ikindi kintu cya munani ugomba kwitega, nuramuka ushatse umugore, uzirinde kuba waguma gucutika n'abasore mwari muri inshuti ukiri umusore cyane, ahubwo uzarebe ukuntu uzabageze mu yindi ntera, uzagenda muzajya muhura muganira, ariko ntuzaba umwanya cyane nk'uwabahaga mbere ukiri umusore. Uzaba inshuti na zindi z'inshuti magara, mwari muri kumwe gutyo inshuti magara, ariko ba bandi n'ubundi basanzwe b'inshuti zisanzwe n'ubundi mudafite byinshi muhuriyeho. Ntuzakunde kubagendaho cyane, ahubwo uzabageze mu yindi ntera, ahubwo uzahiga inshuti nshyashya z'abagabo, kubera yuko uzabageze mu yindi ntera itandukanye n'iyo wari urimo mbere. Icya cyenda ugomba kwitega nubasha gushaka umugore, ni uko nuramuka ushatse umugore ugahura n'ibigeragezo byinshi cyane, ugahura n'ibibazo byinshi cyane bizari umusukiranyo, ntuzagira ngo umugore yaguteye umwaku, ntuzagira ngo akuzaniye umwaku. Ubundi ubusobanuro bw'umugabo ni uguhura n'ibibazo n'ibigeragezo, nibyo bituma uba umugabo. Niba umugabo atandukana n'utari umugabo, rero nuhura n'ibigeragezo uzamenye yuko nibwo busobanuro bwo kwitwa umugabo. Ntuzagire ngo uri guhura n'ibigeragezo yakuzaniye umwaku. N'abandi bagabo bose nabo bafite ibindi bigeragezo bahura nabyo bitandukanye n'ibyo bahuraga nabyo bakiri abasore. Rero kuba umugabo, jya umenya ko ubusobanuro bw'umugabo ari ibibazo. Nuba udahura n'ibibazo, uzamenye ko utaraba umugabo. Icya cumi ugomba kwitega, ari nacyo cya nyuma mu byo nabateguriye, ni uko nuramuka ushatse umugore, azifuza kugira uburenganzira ku mitungo yawe yose aho iva ikagera, azifuza kuyigiraho uburenganzira, azifuza kuba yayigenzura cyane, ariko wewe ntabwo bizakugora kuba yagira uburenganzira ku byiwe. Ibyawe azabigiraho uburenganzira 100%, ariko ibyawe azabigiraho uburenganzira 100%, ariko ibyiwe we uzabigiraho uburenganzira bitarengeje 50%. Rero n'ikimenyemenye uzarebe, nuba ufite amafaranga yareba ari ayawe, azayakwaka, azayakoresha icyo ashaka, ariko ifaranga rye kugira ngo uzarimukoreho bizagusaba ubwenge, bizagusaba n'andi mayeri. Rero menya yuko ibyawe azabigiraho uburenganzira, ariko ibyiwe biragoye kuba ubigiraho uburenganzira, bizasaba ubundi bwenge bwinshi cyane. Rero ibyo nibyo bituma ugomba kumenya yuko nujya kumushaka uzagongana nabyo. Rero ugomba kubyitegura hakiri kare. Rero mwakoze kutwumva, kandi rwose nimba uri kureba iyi video ukora nturakora subscribe, ihita ubikora ubu nonaha, ihita ubikora, jyaho ndetse subscribe kandi no kunzogera. By'ukuri n'izindi video zizabasha kuza, n'izindi nkuru, n'izindi documentary zose uzabasha kuzibona, zose zibashe kukugeraho ku gihe. Noneho tubashe kuba ku muryango mugari, tubashe kugira icyo twakora, postinga kuri status ya WhatsApp, postinga iyi documentary, ibi bintu kandi ndakeka ari by'ingirakamaro, ndakeka inshuti zawe zibikeneye. Rero turabashimira mwari muri kumwe na Forbes, urabategurira ibyiza, urabategurira inkuru zicukumbuye kandi z'ubwenge. Turabashimira.